Nyinywere. Ntagiye kuyinywera kandi Jojo. Akazi se bimeze bite? Akazi biragenda. Nahubwo nahageze ndumiwe. Uziko nabonye n'abagabo tujye tubona hano muri televiziyo. Reka da. Mishukira zira ibihe None hano kuntu nyine y'umuntu akuri imbere. Imbugita ni ibiki? Ngazi hanga urashaka kwica umuntu wowe ugashaka guhahira hano. Okay, nta kibazo m'icyuma birangire rero. Ako none urabona ari muri busheri. Wabigira ibiki? Andi kwitoza ukuntu zabyendera mu shaka urukundo muhana. Nise ngiye kunazisanze ari mu ntebe ngeze prudence nzi no. Ese uguze telefone? Yashyize iminsi 2 nyiguze. Zonzara zirasa gute? Asize inzara zirasa gute mwana? Oya, reka ibyo ngibyo mbanze ndagusobanurira. Iyi telefone wari kuye. Hanjye naguze ejo bundi hashize iminsi 2. Ariko usigaye wiba ukibana musaza wanjye. Ngo? Usigaye wiba ukibana musaza wanjye. Kuri kumenya ko ntabwo nanze kare musaza wawe. Nanze kare wenyine wiwanyu utagira musaza wawe. Uzagire ku bw'ubujura. Sometime hari bimbaho mwibaza impamvu yabyo gusa tante ntegereza igisubizo cy'igihe zira ibihe nandata mura mu mwijima zira ibihe nkomeza natindeye gukirwa nshaka kwibona heza nshaka kwibona mu buzima Kire Ndogumbabarira. Ndananiwe bintera stress kandi bikomeza ku stress. Ndakwiyamye kabisa. Ese undi wazaretse kwiba? Basi mama hirwe yanyu. Babare nabo nzonga. Ndaguha imbabazi ninjye wibye cyangwa ni wowe. Kirabasuze kuyimemera. Rego geruka ko dukunda. Kiruze kuyimemera. Ninjye wayibye cyangwa ni wowe wayibye? Ninjye cyangwa ni wowe? Nasi mbabara ndaza kumusaba imbabazi. Uraza. Uraza. Amara sister bagutereye ivisi. Icyo kibazo wowe. Icyo kibazo ndi kubona igisamba imbere yanjye. Urabona ko yarapfukamye ahangaha. Ntabwo ubibonye? Igisambo se kirapfukama yaje kugusaba imbabazi. Aza telefone yawe. Singiye ntabwo uri kuyibona. Telefone yawe ntabwo uri kuyibona. Kuyibona nyine bikomeza umubwire. Arangije gupfukama bigendo. Wowe buretse. Cyangwa cyaje no kwiba ibindi ahubwo. Buretse. Asa amafaranga. Yaje gusaba imbabazi akuzana n'amafaranga. Niba uri mu waba yakira. Ase niwe yakora. Ni wowe yamaye. Azanye na telefone. Cyo cyakora. Chamate nari bwana nta kibazo. Ni umugore wanjye ambura. Nako shiti yanjye. Azigena ari kumboga. Undi bujero yasabye imbabazi. Ako ubundi wowe ibintu byo kuzurwana nibyo bikemura ikibazo. Kugera no kumwica. Ubona yanjye apuze no telefone kugira nyibone. None se telefone ni telefone iruta umuntu. Sikunumva umwitayo itamurutaze. Cyane igisambo reka.
ni igisambo. Ndi kureba ikintu byamuguramo muri ibi bitanu. Ijoro sindi burane hano nda. Urarara hese. Urabona amakuru. Wumva ari meza? Meze neza mbona. Muri iyi minsi kamona bitameze neza. Ufite ikihe kibazo? Nta kibazo mfite. Umukambeshyi. Ntabwo ngaho kuruka kwa buri kanya, ngaho kuribwa mu nda, ngaho iki inzu isigaye yuzuye imwanda, uratambuka ugasanga amacango, wajya ugasanga ikirutsi. Ubundi bite byawe? Ejo ndi kurakubwiye ujye kwa muganga wasanze urwaye iki? Kuba nararebye ibintu by'umutuku n'ibindi by'umweru mabuje nabivanze. Wajya ureka kumbeshya, uranandumwa bikinisha. Ntabwo ndi gukubeshya. Ngo? Ntabwo ndi gukubeshya. Mayoneze se umuntu yayiriye arwara mu nda buri kanya agaciragura ahangaha. Ntabwo mbimenyereye. Nyirane mbwiza ukuri. Ntabwo ndi uruhinja babeshya. Kuva twakabana hari ikibazo nigeze ngirana nawe. Nigeze ngufata nabi. Sinagufasha nk'umukobwa wanjye. None se uri kumbeshya kubera iki? Ni ikihe kibazo ufite? What? Uratwite? Uratwite? Wakirena nawe ugira amatsiko kandi Kigali warayigezemo. Ikindi kandi wibuke ko uzaba ujyanwe na mukuru wacu uko data wacu. Ntabwo uzaba ugiye n'abandi uko agatera bagiye badafite bagiye. Ako mfite amatsiko y'ukuntu asigaye angana. Amaye yabaye inkumi. Ahabwa ikibazo. Namenya ko papa yagurishije wa murimo wo mu kabande. Azabigisha. Sitwamubwiraga kubera inzoga z'inuma biraje bumukorewe. Sibyo twamubwiraga. Inzoga sigaye anywa z'inuma. Abana mukomere. Akomereka ikibuno wagisambo. Ati ngo twiyunge. Subona kuba umuntu w'umugabo. Ako wanyegerera ngo rambuza kwitwa amazina. Je nitwa Bikirane. Bikirane. Yes, Bikirane. Wanda tugende mu gasantre ryo kugura akantu dore ushiki wanyagiye kuba Kigali. Ushiki wanyu se papa wawe. Papa nyamubyeyi ryase konze ko yabyaye wowe. Bikirane n'uyu Kirine. Je ntabwo bikureba. Kandi ikindi nitugira ara mu gasantre. Ugomba kubabwira ko ucungira umutekano. Urumva? Umukobwa ko ucungira umutekano kuko rega mushiki wanyagiye kuza. Kandi aratasubirana na Kirine. Ase sheri se nakubiye ko utagomba gusubira Kigali ukanseka. Ngo sheri. Shyira hano sha. Mashyirikize. Mwana rega kurera biravuna. Kurera se niwe wamubyaye. Haguruka tugende. Kurera se niwe wamubyaye ngo tugenda kujya kungurira ko kamenyemereye. Nakana nisubira. Ese kurange ntago nabaga duko mwitaho na vi ariko mwitaho.
Mana yanjye. Si umutipe agira ubwenge kweri. Biseka mutama amafaranga koko. Usetse ko muri iyi mitsi mbayeho gute? Nze mpamagare sha. Nanyitaba ngo karame n'umutima mwiza. Wowe ubimara igihe kingana iki? Ninde wabiguteze? Waje hano ku kazi utwite? Wanyigiragaho umwana mwiza utwite? Mfite ubwoba ko bakanga kumakaza. Hanyuma bari nje uza gutekera imitwe hano. Ubu sigira ikibazo ukikubita nko kwikaro cyangwa ukagera gute ukaneza ibibazo byari kugenda gute? Wunamugira utukoropa woza amatapi ufuru ugira ute wari utwite? Hari icyo nakoze se? Sinagufataga nk'umwana wanjye. None uragira ngo nkore iki? Iyo byageze aho ngaho ndayamanika. Ihangane please. Uretse gato. Yaravuye asa nyine ukire kuri mama amafaranga nyemerere ke kunsakuriza. Nta n'isoni. Siko se mbayeho ne muri iyi minsi. Maze iminsi ubwa ko nshaka fanta gakonje. Ni message bari kugenda binziramo. Vuga si byo uvuga. Iki? Bari umva, bari vuga ibyo uvuga. Ibyo mpamagaramo nago bikureba. Bikunyumva neza. Kurashyiraho. Bibe kinkira amafaranga ari munsi y'ibihumbi 100. Uragenda uyahenyuko. Kingaho. Bane ko nshaka kugurira kanasa. Nyirane ntacyo nakoze aho ngaho nta kiri nagukorera. Ubu sirinzi kubita umutwe kuri rikaro nasobanurira uramenye. Nyirane haguruka. Hoya haguruka. Hoya. Mbere yuko ujya kubikora wari kwibaza ahantu uzajya. Bafite ibintu byinshi mu mutwe. Ntabwo nabona aho mushyira. Abuja naho mfite. Ndakwinginze. Wakwihanganye guhaguruka. Ndakwinginze w'inzu. Abuja ndakwinginze. Abuja ndakwinginze. Abuja mama yirwe ndakwinginze. Umva se. Abuja ngira amafaranga. Abuja wimemba papa. Hoya. Oya. Abuja oya. Yose ndayaguha ntabwo mukata. Ukwezi kwa kuguha kose. Si cyumweru kimwe cyane gishize nguhembe. Ndayaguha umushahara wawe wose. Urebe ko nta kibazo ufitanye nawe. Abuja ngirira impuhwe pasi bwanyu. Ndakwinginze. Haguruka. Ngo ndashaka kugurira kantu. Abgura muke. Nwagatsingi gakonje. Pasi. Amafaranga nanda ari kuri telefone turanywera mpaka. Pasi. Shamashe kubyimba ubwo nsigaye ngwamagara n'ibitabe pe. Kinuzane usuzuza biki. Ariko izo ntoki mashe kubyimba. Bize kumamagaye ntumbwire. Uje gusuhuza uradusuhuza. Mwese ndaza sinsuhuza abantu. Ariko wibagiye aho waturutse ubundi? Naturutse kwa. Swagira ngo naturutse kuzimu, naturutse hehe. Iravuye ko gutera umuntu sese manga.
rwose. ngo ndazana icyarya. Nakubwiye Mitsingi ebyiri. ihangane nagufataga nk'umuvandimwe ariko ihanganira ntabwo byakunda sinagukoresha utwite ihangane ndaguha amahirwe ntutwite nshuti yanjye ntabwo wakunama ngo ukorope ufure uteke ugire utwite ntibyakunda singiye gufungwa ntabwo byakunda ntabwo byashoboka rwose sinakwangaga ariko ntabwo byakunda gukoropa ugafura ugateka utwite ntibyashoboka nanjye sinkwanza ariko nyine nta kundi byakunda ihangane ihangane nta kintu nakora nshuti yanjye ntabwo nabikora ntabwo nakoresha umuntu utwite ngo yuname nturagira ngo nkugere nte ko nanjye mba mfite stress nyinshi z'akazi ntabwo namenya ntibyashoboka ahubwo reka nkubwire ikintu cyiza umva se reka nkubwire ikintu cyiza sibyo genda urebe ahantu uri none uzamubagara ngenza nzagufasha mu bundi buryo ariko utari hano kuko ntabwo wajya ukoropa ngo ufure ngo ugire gute ntabwo byakunda reka ndi umubyeyi ndabizi gutwita uko bimera ihangane nzagufasha mu bundi buryo ariko utari hano ntazaneza ibibazo ihangane sibyo kore sana Shadi, amafaranga yakwiye No bebe yamaye. Yaguhereye iki? Muresha imisatsi kandi twanameze neza. Niba nawe umva ngiye wa undi wanjye tutahuye Kana nirambwa ndazakatiye amahero. Na stress ndumva nta suku meze. Sinakubwiye cyangwa waribagiwe? Akushadi una kuntu Kigali ryoshye. Komeza akujye nyine ubwo nawe utamenya ubwenge ngo mukure nta kazi kawe. Nawe byiri kumbwira mani urabura kumbwira ibyo twari turiho tangiye kujya kumbwira ibya kira kigurye. Wabonye umuhungu wacu ukuntu ameze fresh usko nawe mu nzira natangira gutakaramo namureba neza nkahita nibuka ko ari ya nyakatsi bakuye mu cyaro. Ese kandi utangira gutakaramo ntabwo wabyumva yasaga neza ku rwego hejuru. Ndabyumva. cyangwa se urareba iki? Urareba iki? Shaho usigaye nzoya. Undi ujya wumva urwaye iki gitwa urarwaye wowe. Cyaza reka kicara ahangaha. Hane soni. Nefite stress nyinshi nawe ukaza uzane iminyikiro n'imishinyiko. Urufungura bene wanyu ne kugenda. Wanye nuko bazifunguraga. Nanyaye kurirwa burapfundura ibigage byo mu cyaro. Komoka. Kosa. Gasura. Betwe mwarera ka Kirazirata.
nda stress Rurakura yangigira amagingo nteye n'umwaka kana nawe mama ndanga twitemo ubundi tubite stress sonde hari umuntu w'inzogamo ko mba ngo ko abonye amafaranga sonde yarangaye 50 mwana amafaranga arahari ufite iki kibazo none mutumye dupete two gufu cyangwa mutumye nyinshi agarukira arazana n'izindi umuntu ufite indane ntabwo ngiye bakubwiye ngo ukundane n'imbwa z'abahungu ntabara ritabera imbwa akazi nawe byakubera ndabanza mutemo wowe nushime ndi byose bire nyine burarirwaye muri iyo mwinzu ngo mbimenye abakobwa badashima rero ndabakunda gatonde tumwe mu kanya urishima reka ikibazo waba ugiriye neza na pasi umubaze wenda nawe yaba bazi buriya yasutse iwabo wenda sinziza ariko mugerageze ibyo ni nk'isaha sawa urakoze cyane ubwo uzasobanurira nzakubwira Jojo umeze ute se? Bigeze Byiza. Meze Urimo neza. kumata se? ahubwo yanywa ndumva njye byanze rwose Ubuse wowe uranywa iki? nenge nta kibazo Nyinywere. Ntagiye kuyinywera kandi Jojo. ashaka akazi se bimeze bite Akazi biragenda. Ahubwo nahageze ndumiwe. Uzi ko nabonye n'aba bagabo tujye tubona hano muri televiziyo. reka da Hari umwe wawe se oya yaraciye ku muhanda nari ndimo nditegereza ndamubona ariko mba nakuri nta kintu gatwaye kubera yewe umva ibyo ndi buvuge byose nanabivamo ibintu nabonye n'umunsi Zira ibihe mishukira zira ibihe noneho hano ukuntu nyine iyo umuntu akuri imbere narabibonye muri video uhita ubyina nyine mureba musekera noneho kamwereke n'akandi bagira uko yes akamenye twajye imwe kabiri abantu b'abakira ukuntu babyina bafashe kunda gutya mu ntuza mu kabari bari kunywa urwagwa na mitsingi none baba bari kugenda sasa bakiri bafashe kunda nyine uko no iyo udafite inda nawe barakunjana n'akagongo nyine inyuma bakagira ngo ufite bakajya babona nawe ufite ese kandi ikirano banza ngubwire mwana mbase shandananiwe neza urananiwe naniwe se wakoze iki tureba ukuntu wari kumbyinishya ngira gutya ntabwo biba byoroshye mwana umbase urabona rero ibicirane umaze kuba inshuti yanjye nta kintu naguhisha ubona mushiki wawe Kirina ndamubona turakundana arankunda nawe ndamukunda ndashaka gusaba serivisi rero ubu nta kuntu wamfasha nari umushinga agiye kujya i Kigali nta kuntu wamfasha najya i Kigali akaguma inaha wamuritse isa akagenda dore umuntu ugiye kumujyana ni wa mukobwa dufite icyo dupfana witwa Jojo ubi i Kigali si umuzi kandi azahita anamushakira n'akazi ntabwo muzi nawe yamumbwiye gutyo hangize ngo uramuzi ubu Kirina rero kuri umubona atuma nkubitwa bakamondagura bakanyirukankana inkoni bakazinkubita mba nshaka kugira ngo ase neza
kuruta bano bakobwa bose bino ukuntu basa urumva agatuma niba kugira ngo ase neza nibyo uko mbigurisha byinshi nabimuhereza urazi reka agende ajye Kigali bizatuma batagukubita no kwibubireke sumbwiye ngo wiba ngo kugira ngo umushimishe se oya kwiba nago nabireka uza amafaranga bamo kwiba amafaranga menshi se amafaranga menshi cyane nago nabireka nago nabireka rwose amafaranga menshi cyane subona kirenda dasa neza ubona se nge nasa neza aminota ara nago nabireka iyo nama wapi mbase nkubwire nese tugakora itsinda tukaryita Doom acyagihinde kibisambo biba byiba cyasobanuwe na yanga nagukibuka ndakibuka kiriya kirimo abantu bagendera ku bimoto bibira ku bimoto babatwara ibimoto hari umuntu nashikuje telefone wari uvuye i Kigali nakibonye muri ndakireba cyose ndakirangiza uriba uzi ko biriya bisambo nabyo byibye bikibana papa wabyo natwe se tuziba papa bacu ubu se nkanjye namwibiki tuzabajya tumushikuza byose n'ibyo afite n'iyabana senyese bom ku gahunda niyo ngiyo se none se kubona nari kukwizera neza nako nta gisambo cyizera kuko ndabibonye ntabwo uri kunyizera ubu ntago wamvamo ukamera nk'amajangwe kuki se nigeze mvuga ko wanjyanye telefone ntabwo naragwaye ka ruswa se kandi ariko naribi ntabwo nakuvamo ubwo rero ubwo nimba tugiye kubyemeza ubwo umutwe wanjye wabaga utuntu twa fake turi aho inkoko utuntu tw'uduhene nkashikuza udutelefone ibintu biri aho ngaho bidahenze ubwo tubaye babiri ndashaka rero tujye twiba ibintu birenze tugiye kujya twiba ibintu bikomeye cyane urumva hakugira uzira inkoko wazira televiziyo gahunda ni ikibazo nta muntu yigira muri no karitsiye twapfumura n'amazu n'inka byose tukabikoramo byose birimo n'amatelefone n'amasmart gahunda ni ahubwo turaherayo tangira akazi Kivenge afite urabona ya madomoro abarimo inzoga zimeze neza Kivenge burangiye njya nkunda kuhanyura amayoga mu maze tugiye kwiba inzoga se tugiye kwiba inzoga twanayiba ariko tukabanza tugatestinga tukaraka ubwenge bwaje tugatestinga ku nzoga yes Stephanie kutambwira ikintu gitumye umpamagara kwaje ugenze ibintu gakeya agataho Sergio yajyanye imodoka oya yanze kuyijyana yagiye mu cyaro ngo kandi ngo mu cyaro haba imihanda mibi ngo imodoka yazagaruka yarapfuye ntabe yajyanye ubu ngiye kuhatwika hashye hagurumane kandi ikindi nawe ukwiye kwita ku rugo neza nkazasanga hari icyangiritse muri iyi nzu uzambona ariko fanire gabura hari ikintu utazi njyewe nabonye akazi ubu se nareka akazi nkaza kwirirwa koko ndinda urugo koko wabonye akazi njye nabonye akazi aho wakaboneye ni icyana muri urugo winjije ntabwo warampemba umva nkubwire ibi biko mufite muri iki gitwe nutabigabanya zabimaramo George azasanga narakumenya akagatwe uri kunyumva utazamenyera tema mama bise iwanyu barakubyaye ngo nkurere hano barakubyaye barakubyingiye barakuma hano ngo nkurere ko wibwira nk'urwo rutwe ushatse wazagira ibintu byiza ngibi umva Jojo niwe ukuvuganira azagaruka umva ibitama umva kuzije wagiye gamana kuri kumbabaza mwana umva akunda ubuzima n'umugabo ufashe gutyo ubundi wowe nutagendera ku mabwiriza yanjye Jojo azasaka gatwe narakakubise nka kamena umva genda mva imbere kwanza ndisubiye garuka ngo hano kuri zino ntebe nayo meze kiravuba se
ubundi wese asikamwere kutujya sinza kubyina tubona kwa Michael Jackson n'amarobo ubu sindaza kujya Michael Jackson. ariko se sha uba wigira ibiki Ndi kwitoza ukuntu zabyinira mushiki wanjye nahagera. genda ako papa ubona utarabyaye imbwa Nese muze wabyaye imbwa? oya uretse kusa nayo ahubwo paranyibukije ubu Jojo nazo uzamuga ngo iki ko wagurishije wa murimo ahubwo mureke mbabwire ndamuka numvise umwe muri mwe ariko pfuye abimubwira do Sana amafaranga nyine tuye kumugura agasuru. amafaranga ntayo ushaka amafaranga yarabuze nta mafaranga afite Kiri wabwenda wahaguriza ku mafaranga. ariko ndogo muvuga nuwe ko ntawe nzi Ndogo nawuze? ntawe nzi ndogo muvuga nuwe Nzi ko muzi. shanda gaswingiye iki kibotike cyose ubu ninjye ukiyobora so namubwira ko yagiye hera ahubwo reka ngitsimbe hano ntakibagirwa Umbaze yemere inyese shaka nshaka Prudence ni ari iri kubona mu hano nta uzi ibintu ucuruza mwa abose ko ufite ivugonyo ryinshi shaka boss yarayintumye yazanye igikobwa gifite amabuno manini Prudence yewe hari iri kubona mu hano use nimbivuga uko ndi kurabimenya ni ambara utandura iriya yanditseho pa Nese iyo mbwira kare kose ubu ntabwo wayibona gashaka wowe gucuruza ibyo utazi uko shaka ko mwumva mufite ibibazo byinshi ni iki gikarito cyose se oya nshaka kamwe bagoye ngahe 500 ubwo uranangaruza ariko ntabwo igura 500 igura 5,000 yose oya yamuguye ko ayangaye okay sawa niyo yampaye ko yimwe ngiye ntayijyanye yampitamo byamweze shaka gaho ugenda shaka sawa yego uzagaruke kumayira shaka izindi icyo ari cyo cyose ntabwo ureba ibintu byose ncuruza amano shaka izindi nashakaga gusa nta kibazo shaka haze ko bitangiye kugenda bigenda batangiye no kugura Prudence ubu Prudence ni iyi kiriya kikaba umukongoti aya ni amavuta birimo biragenda biza kabisa icyo ni igiki se kivuyemo hano rero nzahamagara ndogo mubwire iterambere nagezeho ndagasika inyuma umva ndashaka icyuma iyo nubwo usa nabi ntabwo wagerageza kubaha umuntu uje usanga ngende ishasha uranyita shangewe nari nta kibazo tubyihore ndashaka imbugita iki imbugita ni ibiki ntabwo urashaka kwica umuntu wowe ugashaka guhahira hano okay nta kibazo mbicyuma birangire rero ako none urabona ari muri busherize urashaka kujya kubaga inyama wowe akasakomerora muze wicaye ntabwo muzi ntabwo we none ubu se ibyo bintu uri bwo kunyaka urimo kubitekereza ukabyumva muze wicaye ninde usanzwe kurasa mamaze imyaka 2 ariko ibyo bintu ntabwo biba hano mu mujyi
ahubwo ushobora kuba wayobye ahantu uje guhahira wagenda ukareba hano. Nakubwiraga kingi nayuze. Yumbwira gutyo se sha. Nangaye. Ushaka kingi? Ni 2. Yego. Cyatanu wakwishyura cyatanu. Aya ni ibintu neze katari nye washyizeho ibiciro. Okay, ufite kode? Turayifite. 24. Kanza biretse gato. Baho ugira vuba sha. Ariko ujye ugira ikinyabupfura. Wewe ya nta kibazo nose twa turi abakiriya. Ubu se nguye ndi kwimanura wampeka sha. Iti? Wanjyana kwa muganga. Bose kuki mu buzima ni kahe cyane? Yihorere sha. Okay. Unambwira kode ni kangahe? 28. 28. 34. 34. 12. 12. 58. Amazina nini? Amazina ni Jojo. Jojo. Harya amazina wabonye honde? Amazina ni Claudine. Naye nibeshye naga ari Jojo ni Claudine. Nukuri kwimana ufite amakosa menshi cyane. Nta kibazo. Jya wibeshya. Uzangaruke no kumahira. Nta kibazo. Mfite n'ubundi bwoko bwinshi. Bwara. Harimo n'izo bita za kunyaga za zindi zo muri Amerika zimwe ziba zifunzemo. Ziba zimeze neza nazo zihaye nta kibazo. Cyane. Sawa sha. Sawa. Ako noneho uzi ko birimo kugenda kabisa. Na king. Business ni ntabwo mvunika ntabwo ngira gute imiceri imifuka bararanguye. Ni business ni kabisa. Kanshaka kantu nihemba muri tuno. Ase yazamerera nabi. Akanywa saa sita nareka ngambe ngashyizemo muri firigo. Harya ntabwo ifunguka. Aza kukanywa mu kanya. Mbega umunsi. Nani imyaka 2 ndamara ntangiye kwakira abakiriya baza bajyana imifuka y'imiceri baza bajyana ibyuma n'amaprudence. Business ni kabisa. Ntanavunitse ntanayikoreye. Namabuja nawe ndabiza aranshima kabisa. Ni fresh kabisa. Pasti biteze. Mabuja ni byiza. Meze neza. Uraho neza. Amakuru iminsi. Yego. Meze neza. Meze neza ndakomeye. Ibintu biri ku murongo se? Ibiki? Ibintu urabona biri kugenda neza. Ibintu biri kugenda bamaze kumpahira. Babonye abakiriya. Hari abamaze kungurira kingi n'abandi banguriye kuri dance. Izi ngizi. Ndumva wacuruje. Nta bindi wacuruje se? Ibindi nyine baraza bakahita babijyana. Ariko hari n'abampaye komande. Banyuza hano bakavuga ngo baraza kugaruka nimugoroba batwara ibindi. Ntabwo bakwibye? Oya nta amvare ninde wanyibaza. Sha ugire bana bibisambo. Aya nta wanyiba. Utazayishide kuri gukora mu bihombo. Nta bihombo ntabyo. Wahakunze? Umva none se nta kibazo pe. Kunone se birabona ni guca ku muhanda ndareba nababushaka. Ako pasi wagereka kusetsa koko. Sha Imana ishimwe nari mpanyuze ngo ndebe uko hameze uko bimeze nimba wamenyereye ndebe nimba abakiriya bakumenyereye ndebe ko wacuruje ariko nubwo ubona biri kugenda nta kibazo. Nta kibazo mabuja birimo biragenda kabisa. Ahubwo se hari amafaranga bohereje kuri Claudine wayabonye? Hari amafaranga ngezeho. Nayo. 2. Bibiri yagezeho ngeze hari yandi kwinjira ni hano ari ndi kwinjira. Ariya yari icyuma rero buri. Ugurishije icyuma? Ugurishije icyuma ikimwe mu hariya. Okay. Yego. Sha pasi courage reka ndebe ku kazi ko bimeze nanjye hano inyuma ndebe. Mvuye nje ku kazi ntinze hari ahantu nari nagiye. Ngaho gerageza uraza kumpa raporo nimugoroba. Sawa nta kibazo mabuja. Ako wahamagara ndogo nkamubwira ibintu nageze. Urakira kintu kirakibi nkuko nimeshwe mu cyaro kirimo kirya insenda n'amateke. Hajya hamagara nka kirabo. Kunumva itari hose mukagira imana. Ndogo we bimeze bite sha?
umeze neza sha ariko sha ubundi mubayeho mute sha abantu mutaba i Kigali mubayeho mute sha ekareka njyewe na umva ubu mpagaze muri shato mfite iduka rirajya ririya uzi ko nsigaye ncuruza na puridansi sha nsigaye ncuruza n'imbugita n'abasaza bicaye sha yego sha ariko sha iyi nimero wampamagaje ntabwo ari iyawe ngo niyabicirane bikirane si uwo yaza ibyo ariko mperuka mu cyaro ntawe uhari sha ok nta kibazo kabisa ariko ubundi sha waretse nkaguha igitekerezo sha buriya nta kuntu wazaza hano mu mujyi kureba mba mfite abantu benshi birirwa bancaho bashaka abantu uriya ntabwo wazaza nkaguha akazi sha ariko urumva ukuntu mba nkubwira sha mwana yanjye nindeba nabi ibi bintu bizarangiza igihe cyo urabona batari kubigura neza ikintu ngiye gukora ngiye kubishyira kuri poromosiyo ibya bintu nacuruje handira Yesu mwami basi ibyo ni kintu n'ufite tamuna wagira ngo ni kinini kintu nubwo batagira ubwenge nuko bamenya Fanny no Shadi ndabaroza ndebe Sumeza nibi ye turacaza noneho ibi ni ibiki ufite ibi ni ibiki ngiye no kuri ko Imana mbisanze hano sinzi n'ibyo ari byo ngiyewe nzi ibyo ari byo pe ntuzi ibyo ari byo ntabwo kimeze nk'ikinini cy'inka ibyo bintu nitwaje kubisambanira cyangwa hari undi umaje kubikoresha ngewe se ndasambana ngewe binzi nuko babikoresha ngewe ibyo ari ikibazo hano mu nzu ni ibiki urabona ngiye ndinjije ibi ni ibiki ntibigaragara ndinjije ni ukuri ibyo ntabwo nanjye ibi ni ibiki ngo ntabyo uzi ntabyo uzi uriwe nzakwica umva nkubwire nzakwica ibi ni ibiki sigaza nindaye hanga muri inzu ndinjije ngewe ngeze ibi ndanabizi nuko babikoresha kumenye ko bagikoresha ngo ntuzi ko babikoresha kumenye ko babikoresha wari murambya ngo uzi uko babikoresha ngiye ibi kumenye ko babikoresha kumenye ko babikoresha indi minsi ntabwo ngiye ndinjije uri kunyumva ntabwo iri yarisho nikoreye uri kunyumva uburozi wahaye Jojo twebwe ntabwo buzadufata uri kunyumva neza kandi nyamara ngiye ibintu ntabwo ngiye buzamfata ahubwo azasanga narakumugaje azasanga wowe we umva nkubwire va mu maso wacisha ndiro caho vuba nta n'inyama iyi nzira y'ubusambanyi neza hasi ko babikoresha Jojo azasanga narakumugaje ariko siko pase ari ikimara mu mutwe nta bwenge agira nta na buke n'itete vide ubu ndaje mbwire urangwe ni mukuru wacu ubwire ko irambwa y'umuhungu yirirwa isamba nanga muri iyi nzu ngeze ava mu cyarasana arakimugaje wendo neza umutima warumvuyemo akuvuye muri gusinzira we mu mashyamba
ukuntu mwanze yagize ngo n'umupolisi umfashe ibyo bireke umva nkubwire rero ndagutumiye uzi wa musese wacu w'i Kigali witwa Jojo naramwumvishe ngo agiye kuza ubu ngubu ni mugoroba haraba hari ikirori nkasangahe araza nkasangahe araza nyine mu kagoroba gutya bugiye kwira turongeye turariye rero twongeye twariye we humura araba hari urwagwa byeri urumva bya mitsingi bya mubimba urumva hari amafiriti hari inyama ingurube none hari akabinzi none natumije kwa murokore ntago ari ibyo nakubwiraga wakibwawe ibyo mbwira ni ibihese njye nakubwiraga ahubwo ukuntu tugiye kongera turariye urabona abanyakigali bafite amafaranga bameze neza bafite n'ibintu by'agaciro ukuntu rero tugiye kubigenza akihagera urumva njye ndaza gushaka igitaburiya kimeze nka kimwe cy'abakarani noneho nimba ari buze modoka simbizi cyangwa moto icyo ari buze nacyo cyose araba akiyivaho muhite mubwira ati mabuja mwiza zana mutwaze haraba harimo ibintu azanye byose harimo n'amatelefone amubwira byazana ngo twaze ugende gutyo gusa nta kintu ufite we kuvunika rwose mu cyaro wananyera ukikubita hasi kubera ibyondo none ndajya ngenda murushinambwe musiga mubwira ko ngiye mazi mite mbyirukankana mite mbitwara ubu nigiye nawe turaza guhurira ahandi mu gashyamba pembeni tubigabane urabyumva ute undi turariye uri muzima uri nicyo kibazo ufite mu mutwe je ntabwo nakiwe umuntu w'umuryango mbizi ndetse ko ari umuryango wawe n'uwanjye zika nkubaze nk'ubwo kiri naramutse amenye ko wibye umuntu wo mu rugo urumva wamukira ko wamugane reka tugende nabe tuziba abandi ahubwo reka nkwereke tugende mu rugo umfasha utuntu tw'amasuku asange hasa neza kandi sinze kubona wiba ndakumva akatsingise akantu ko kunywa se bagashyize ku ruhande kari ku ruhande nta kibazo rwose Halo. Gasinzi. Umfasha. Amajerekani abiri y'ikigage. 3 y'urwagwa. Hanyuma nyine nkuko bisanzwe uzane na ya radiyo kugira ngo tuze kwakira abashyitsi tunababyinira. Sawa. Mugire bwangu ariko. Ndabategereje. Umva muko. Isuku mu kubukubura ha ndetse na hariya bishobotse no mu nzu umuntu akorope. Ndashaka isuku. Isuku nyayo kugira ngo tuze kugira ikirori kimeze neza. Rwose kandi abantu bawe nizere ko inshuti zawe bazitumiye nta kibazo. Telefone simpamagaye ni iyande mukabyara. Alo? Alo? Oui. Mwiriwe neza. Mwiriwe mute? What? Jojo akoze impanuka. Alo? Mukomere. Amakuru ni meza turi ninde tuvugana se? Dogita no kuvuga ubwo Ego. Wabimenye. Umukobwa bita Jojo suwanyu. Jojo n'uwanjye rwose. Agira ngo nyine bamenyeshe ko yarakoze impanuka nyine bari bamujyana. Yaraye akoze impanuka
akoze impanuka ameze nabi murasabwa kuba mwamugeraho hakiri kare nyine nta muntu afite wo kumwitaho ngo ari mu bitaro